NK yo umwe mu ba youngins NK Zapclub inside episode. These youngins bakwibaza ngo twahuje gute, byagenze gute kugira ngo uyu musaza mumubone hano kuri Zapclub, umuteguro behind the camera byari bimeze gute. So actually umusaza yaranya approachinze ndeba staff yari afite bikubitana nuko the brother wiwe the nigga, one of my nigga Dido, shout out to my nigga Dido, umwe mu bakowe nawe umwirinzi ukunda hip hop byadanje, ni umwe mu bakowe banankundishije game byadanje back in 2013 kabisa, aho twari mu high school. Shout out to my nigga Dido. So umusaza yambwiye ati so mfite umupeti ari umuniga gutya ntagaragira ibikorwa byinshi n'iki ariko the hip hop afite old school iryoshye kandi yadanje, kandi nabonye boro hawe uri gukora boro za hip hop n'iki. So nahise mvuga ni umukoboyi mubwire ankubire, teniga aranyinjirira nanjye ndeba staff ziwe nagafite ibikorwa byinshi cyane byadanje, ariko afite track cyashya yiwe niyo yari iri hejuru nk'ikibona. nahise mvuga ati that is enough. So nimba ya dropping y'imirongo imeze gutya muri rhyme and shit, bivuze yuko no muri Zapclub yabikora kandi agakora boro zimeze neza byatari. So yanya uploadinze na mfite izindi show zo ku uploadinga, so urumva agombaga gutegerezamo gakeya kugira ngo tufate indi appointment. Habayeho gutegereza cyangwa nka week maybe ku musaza yarazukana na mukapinze and shit, but I can't, you know, rapper real recognize real man, kandi iyi ni movement izakora utajyaho ni naho byenda kugarukira gusa. Never, we are about to go somewhere way higher than here man. So umusaza rero time yarageze turakikinga, ndamubwira ati yo ndi kuri location, if you wanna pull up you can pull up, undi tukabikora. Arambwira ati yo reka nanjye gwemo. Ndabyibuka ise mu minsi yashize ubwo hari habaye inama y'abamotari maybe, hari habaye inama yabo mu muhanda wose nta gakaske karimo, nta gahuma na kamwe wabona mu musaza nawe kumfata byabaye ibisaza, ariko nanjye narabibonaga yuko hari impamvu runaka kandi zitamuturutseho. So naramutegerejeho aza kugwamo akiriwe nawe, of course birumvikana impamvu zari zihari zimukerereza. Araza weko ewana na introduction yari yarabayeho, habanje kuba ka introduction gatoya behind the camera kugira ngo tujye kuri kamera like tumeze nk'abantu nyine bakikinga mela kugira ngo show ize kuri lit. Uretse ko umuraperi ku muraperi ubundi ntabwo hari ibintu biri big deal yo mu gihuru ukabona no umuraperi, kuko umuraperi uramubona ukiririya n'abakiri hari kurya muhita mubona mugahita mumacinga kabisa, bamufite uburyo ki hari attraction utabasha gusobanura ku muraperi n'ubundi kabisa. Mela pro saza isinjira we umusaza ntabwo ashakaga ibintu byinshi byo kuganira, nta talkings nyinshi yashakaga, we yashakaga guflowing, yashakaga kurapa buri kanya ku buryo uwarebye show yarabibonye harimo flow nyinshi, ararapa kuruta uko avuga which is dope. Ni nabyo bintu mba nshaka hano muri Zapclub. Urebye umusaza araje turabikora, haza kubaho igihe nawe arakomeza, nanjye nsigarana kandi kazi ka hano kaba katoroshye, exporting shit, cuttings, ibiki, color grading and shit byose nkabishyira hamwe nkagikubita aho ngaho, none ugahita ukibona kuri screen yawe kirenze kiri dope just kuri tablet yawe nci. So nuko nguko muri make ya NK ya Polenz up kuri Zapclub turabikora kugeza ubwo ubona show yiwe kuri Zapclub channel. Uko niko byari bimeze. So shout out kuri young NK, keep it up, keep doing your shit man.